Turongeye tubaha ikaze inshuti abakunzi ba Live for Christ Alone TV nkuko mukomeza kutugaragariza yuko mukunda Imana bitewe n'ibiganiro tugenda tubahereza umunsi ku munsi. Turabashimiye cyane kubw'umuhati mugira wo gukorera Imana, umuhati wanyu si ubusa ku Mwami. Uyu munsi murabona kuri kamera zacu turi kumwe na Eric Ntakirutimana nkuko ubusanzwe dusanzwe tumuzi kuri kamera za Live for Christ Alone TV, ariko ahostinga abavugabutumwa bacu. Gusa nayo nk'umuvugabutumwa uyu munsi sicyo cyamuzanye kugira ngo anyakire, ahubwo uyu munsi nanjye ndamwakiriye kugira ngo atuganirize ijambo ry'Imana n'ikimana mutumye uyu munsi. Uhawe ikaze Eric. Yego, murakoze cyane muvandimwe ku mikaze. Amazina wari wayavuze ariko n'ubundi ndeka nisubiremo, nitwa Ntakirutimana Eric, ndi umuvugabutumwa. Mbere yo kugira ngo ngire ikintu mvuga, reka mbanze senga Imana kugira ngo iduhe imbaraga. Yego. Ndagushimiye Mana ishobora byose, Mana y'ubuntu n'imbabazi n'urukundo bitarondoreka ku buzima bwacu. Ndagushimiye kubyo ujya udukorera Mwami Imana, uhabwe icyubahiro. Gushimiye kuko uyu munsi wawuteguye tukaba twicaye aha ngaha tuvuga izina ryawe Mana. Nta kindi twavuga, nta kindi kitubereye, nta kindi kitubereye gukora usibye kuvuga izina ryawe, kuko ari byo waturemeye, kandi waturemeye umugambi wawe mwiza kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mana ishobora byose, ushimwe kubw'umugambi wawe kandi ukaba wagezweho. Mana, ngiye kuvugisha ijambo ryawe, umwuka wawe yarashoboze ibyo ndi buvuge byose bibe kubw'icyubahiro cyawe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma ubusanzwe abantu mu buzima busanzwe, uburyo umuntu ateye agira ikintu bita mu ndimi z'abanyamahanga bita pride, cyangwa se akantu ko kwishyira hejuru, ugasanga kagiye kari mu muntu. Ari n'igihe utabuze ahantu katurutse, ariko ugasanga nyine uburyo imiterere yacu imeze. Niba uyu mwana burya akiri muto, uzarebe mu bana bacu, aba akeneye abantu bamwitaho, aba akeneye abantu bamukikiriza, bamuterura, ikintu cyose aba yumva nawe akeneye icyubahiro. Ni ibintu bimeze nk'aho biri karemano, ariko noneho icyo cyubahiro cyaraje kigera mu bantu banizera Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo yaje mu isi yicishije bugufi kugira ngo n'abandi basuzugurike babashe kubona agakiza. Noneho ni naho Paul intumwa yigeze yandikira Abakorino, mu rwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Abakorino ibice 6 umurongo wa 14, ari kubabwira uburyo abantu batagomba kwifatanya n'abatizera. Ariko noneho kubera ko nk'uko natangiye mbivuga, umuntu yakamere yo kwishyira hejuru, yo kumva ko nyine ibyiwe bitunganye, atakwifatanya n'abandi, afite icyubahiro. Hari harimo abibwira ko bafite icyubahiro cya Kristo, ariko noneho batagomba kwifatanya n'abandi. No muri iki gihe nicyo kibazo dufite, hari abantu babumva batakwifatanya n'abandi. Ariko noneho izi nyigisha ahantu bitandukaniye Paul yigishaga abantu muri iki gihe abakristo bazifashe nabi. Ni nacyo nshaka ko tuganira ubu ngubu kugira ngo bikosoke. Yarababwiye ngo ntibakifatanye n'abatizera, ariko abantu babyumva nabi. Reka tubanze dusome uyu murongo, ibice 6 Abakorino ba kabiri umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Aravuga ngo nimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye umugabane ki? Muri iki gihe rero abantu babyumvise nabi. Umuntu aravuga ati ngenda akijijwe, mfite Yesu Kristo, ntabwo nzajya gusura uriya muntu utizera, ntabwo uriya muntu tuzagenda. Yego, kandi koko ibigaragara byo Paul hano ari kuvuga ngo tufatanye n'abatizera. Nyine urumva ko ari byo, ariko hano harimo muri izi zandiko za Paul harimo abantu basoma bihuta, ntabwo babasha kubisobanukirwa. Ibanga ririmo uku kwizera Paul yavugaga, kutifatanya n'abatizera, ntabwo ari ugutandukanya nabo, ariko biri toto. Uvuge ngo ntabwo nzagendana n'uriya kuko atizera, ntabwo nzamuvugisha kuko atizera.
niduhurira mu kazi ntabwo nzakorana nawe kuko atizera. Hoya, ubikoze gutyo ni total separation mu ndimi z'abanyamahanga, cyangwa se witandukanyije nawe mu bintu byose. Ibyo rero ntabwo ari byo Kristo adusaba. Kuko Kristo ari urukundo, nawe tubona ko ari icyitegererezo cyiza yagendanaga n'abantu bose n'abatizera kugira ngo babashe kumwigiraho. Noneho icyo dusabwa, ndagira ngo abantu bankurikira aka kantu bakumve neza, muvuga ati twarakijwe turi abakristo. Niba uri umukristo ntabwo bivuze ngo ntabwo uzagendana n'utizera. Uzagendana nawe, uzamuvugisha, niba ari n'ikintu unafite uzakimuha, ariko ntabwo uzakora nk'ibyo akora. Yego, kugendana nawe ukamwereka urukundo, kuko Imana ari urukundo, kuko za mbuto nziza umwerera ni nazo zizatuma ahindukira akavuga ngo ibyo ari byo byose uriya muntu ari mu Imana. Ariko nuvuga ngo ntandukanye nawe 100% nta kintu kizagerwaho. Rero abankurikiye ndagira ngo aka kantu mukumve neza cyane, uzagendana nawe, ukorane nawe, ariko ari ibintu akora yenda tuvuge niba ari nko gusambana, ntabwo uzagenda gusambana. Niba utanywa inzoga akavuga ati inzoga, ntabwo uzavuga ngo ntabwo uzanywa inzoga. Ariko ntabwo bivuze ngo ntabwo uzamwicara iruhande ari kwiga, cyangwa se ntuzamuvugishe. Muvugishe, ugende nawe ntukore nk'ibyo akora, ariko mu bintu byose ukora umwereke urukundo. Ntabwo ari kuvuga ngo uramwitaza 100%. Aka rero nagira ngo abantu babashe kubyumva babikosore mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndumva nshoje, murakoze. Eric arakoze cyane. Ndibaza ko namwe abadukurikiye mufashijwe. Atwigishe neza icyigisho kijya guhura n'icyo icyigisho n'umusore mwaganiriye bitaga Sakufi. Sakufi yaratubwiye ngo umukristo yabanye n'umupagani, yirinda ko uwo mupagani amwinfluence, ahubwo wowe influence wa mupagani. So dusobanukiwe neza ko ntago kubana kutifatanya n'abatizera si uko muhura ngo muganire, si uko mushobora guhura ngo musangire ibyo kurya, ahubwo ni ukutifatanya nawe mu mirimo mibi akora, ahubwo ukamubera icyitegererezo bya Kristo. So Eric, ndagushimiye cyane, nizera ko iki cyigisho hari abantu benshi gifashe muri aka kanya. Nshishikariza n'abakunzi bacu bakomeza kutugaragariza ko badukunda umunsi ku munsi, gukora like, share ndetse na comment z'ibyifuzo z'ibyo twahindura tukanoza, ibyo twakongeramo, ndetse n'amashimwe arakeneye. Ari gusa icyubahiro n'icy'Imana. Nizera yuko ubutumwa nimukomeza kudushyigikira n'umuhati dufite buzagera kuri bose. Murakoze, wadusengera tugasoza. Thank you. Turagushimiye Imana ishobora byose kubw'uyu mwanya waduhaye. Nizera neza ko ubutumwa bwawe, message yawe Imana igeze ku bantu benshi bazabasha gukurikira iyi video, kandi Imana ishobora byose ukomeze udufashe kugira ngo natwe tugume mu buntu bwawe. Umurimo wawe ugomeze kwaguka, ukorane natwe, ukorere muri twe. Mwuka wewe wera Mwami Imana ajya tuyobora kugira ngo tubashe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nk'uko waduhaye misiyo Mwami Yesu ujya kujya mu ijuru. Urakoze Mana, uha umugisha umuvandimwe turi kumwe hano, uha umugisha abantu bose bazakurikirana ijambo ryawe. Bisabye nizera mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware. Amen.